Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda His Excellence Paul Kagame, ubwo yagezaga disikuru ye ku bari bitabiriye inama ya FIFA yarimo ibera inaha mu Rwanda, yahaye umukoro abayobozi bashinzwe development y'abana mu bijyanye n'imikino y'umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino itandukanye, dore ko nka perezida yavuze ko igihugu cyiteguye gutanga ubufasha ubwo ari bwo bwose bukenewe, kuko mu ijambo rye yagize ati urwego igihugu cy'u Rwanda kiriho umupira w'amaguru ntabwo rushimishije. Ibi bikaba bigomba guha isomo rero abayobozi bashinzwe development z'abana haba mu bigo by'amashuri ndetse no mu makaritsiye. Ibi bikaba ari bimwe mu byavugiwe muri iyo nama ya kongere ya FIFA. Ikindi kintu u Rwanda rwungukiye muri iyi nama ya kongere ya FIFA ni ukuvuga ko u Rwanda ruzagira igikombe cy'isi cy'abavetera mu mwaka utaha wa 2024 kizabera inaha mu Rwanda, aho ku munsi w'ejo hashize hanatowe abakapiteni 8 bazaba bayoboye andi makipe muri icyo gikombe cy'isi cy'abavetera. Iyi ni Bwakeye TV News, gushimira abamaze gukora subscribe, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora.